Imana ishimwe cyane. Intambara ni y'Uwiteka kandi koko nibyo turarwana, ariko tuba turi kumwe n'Uwiteka akaturwanirira. Kandi koko Imana yaduhamagaye niyo kwizerwa, no kubikora izabikora, kandi yatangiye umurimo muri twebwe izanawusohoza, kuko yaduhamagariye kugira ngo udakorwa n'isoni, izanaturwanirira. Rero korari Agape ni korari ya hano Nyarugenge kuri uyu mudugudu. Imana ibaha umugisha kubw'indirimbo nziza Mwuka wera yabahaye. Intambara ni y'Uwiteka, nicyo bashatse kukubwira. Ukomere ushikame. Imana yabanye na Daniel ikamurwanirira, Imana yabanye na Saduraka na Meshaki na Abednego ikabarwanirira, Imana yabanye na ba Moridekayi bose, Imana yagiye bana na ba Paulo na ba Petero ikabana nabo muri za ntambara zose. Ni Imana iri kumwe natwe. Ni nako Yesu yabivuze mu gice cya nyuma cya Matayo, arimo gusezera abigishwa, yarababwiye ngo nzabana namwe kugeza ku mperuka y'isi. Imana rero iri kumwe natwe kugeza kuri uyu munsi, izakomeza kuturwanirira. Munyemerere rero dusenga Imana, hanyuma twumve ijambo ry'Imana n'umukozi w'Imana Dani, hanyuma nawe akomeze atubwire icyo Imana ashyize ku mutima we. Imana yacu, Imana yo kwizerwa, turagushimiye ko uri Imana iri kuvugana natwe, kandi turagushimiye ko no muri izi ndirimbo uri guhumuriza imitima yacu. Mu ntambara turimo turarwana, mu ntambara ducamo, uri kutubwira yuko intambara atari izacu, ahubwo intambara ari yawe wowe Uwiteka. Niko wabibwiye Yehoshafati igihe yaratewe n'ubwoko cyangwa se n'ibihugu bitatu, niko wamutumyeho umuhanuzi. Bari muri ya masengesho barimo baragushaka, waramubwiye ngo intambara muri Mosi yanyu, ahubwo intambara ni y'Uwiteka. Hanyuma Yehoshafati arakomera kandi ahumurizwa cyane n'amagambo wari umubwiye, kandi niko byagenze, uramuneshereza. Natwe urimo uraturwanirira, nuhabwe icyubahiro. Wateguye umugaragu wawe rero, turamusengeye kugira ngo uyu mwanya agiye guhagarara hano avuga, turamusengeye kugira ngo abe umugende wawe, kugira ngo imitima isaraye ihembuke. Bene data bose bari imbere yawe bafashwe n'ijambo ryawe. Urakoze kumubashisha, kandi urakoze ko tugiye kubona umugisha kubw'ijambo ryawe. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Karibu mwene data. Murakoze cyane. Dushimiye Imana tugiriye icyizere cyo guhagarara imbere y'iteraniro ryayo, twumva ikivugana natwe. Nk'uko mwarimu yari yabivuze mu kanya gashize, amazina yanjye nitwa Dani Uyisenga, ndi umugabo wubatse, ndi umukristo wa ADEPR Gikondo, umudugudu ni Karugira. Tugiye kubana rero muri iyi minsi 3 tuganira ijambo ry'Imana. Ndifuza ko twabanza tugasoma ibice tugiye kuganiraho uyu munsi. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko, ibice 12. Turasoma umurongo wa 30 n'uwa 31. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko, ibice 12, umurongo wa 30 n'uwa 31. Bibiliya iravuze ngo, Nuko rero ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Irya kabiri ngiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nta rindi tegeko rirusha ayo gukomera. Imana itugirire neza. Reka dusoreze mu Itangiriro ibice 39. Itangiriro ibice 39, umurongo wa 7 tugeze ku murongo wa 9. Itangiriro ni igitabo kibanza, ibice 39, umurongo wa 7. Dusome mu izina rya Yesu. Hanyuma y'ibyo nyirabuja abenguka Yozefu, aramubwira ati turyamane. Maze ariyangira abwira nyirabuja ati, dore databuja ntagenzura ibyo mubikiye byo mu rugo, ndetse ambikije ibyo atunze byose. Muri uru rugo nta urundutamo, kandi ntacyo yasize ngo akinyime keretse wowe, kuko uri umugore we. Umva aho nashakaga. None nabasha nte gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura ku Mana? Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku ijambo muri iyi minsi 3. Nahaye umutwe uvuga ngo umutima Imana ishaka. Muri iyi minsi 3 tugiye kuganira ku mutima Imana ishaka uwariwo. Ubundi mu mutima niho hari centre y'intekerezo cyangwa se imigambi yose y'umuntu.
Imana ireba mu mutima kuruta uko twebwe abana b'abantu tureba ku bigaragara inyuma. Niyo mpamvu Yesu Kristo igihe yazaga, ubundi hari amategeko ya Mose yari yaravuze, Imana yari yaramuhaye, harimo iryitwaga ntugasambane. Ubwo n'urugero nagira ngo mbahe. Ariko Yesu we ageze mu isi yaravuze ati njyewe ntago ndeba nk'ibyo mwe mureba, ahubwo nge ndeba mu mutima. Umuntu wese uzifuza umugore wa mugenzi we cyangwa se akagira irari ry'ubusambanyi, nge nzapimira mu mutima we, hanyuma icyo gihe nge nzamubara nk'uwasambanye. Murumva ko ibya Yesu byo bikomeye kurushaho, kuko Yesu we areba mu mutima. Impamvu nari nshatse guhera kuri icyo, muri aya mategeko abiri Yesu Kristo yavuze avuga yuko akomeye kuruta ayandi yose, harimo irya mbere rivuga gukunda Imana n'umutima wacu wose. Niyenda reka ngarukira aho ngaho. Iyo urebye umusaraba wa Yesu, murabizi yuko ari ibiti bibiri. Ubundi uriya musaraba usobanuye amategeko abiri Yesu yavuze akomeye kuruta ayandi. Uvuga ngo igiti gishinze kivuga gukunda Imana n'umutima wacu wose. Nuvuga ngo nugutumbira mu ijuru, kiriya gishinze. Hanyuma igitambitse ni ugukunda bagenzi bacu, abaturanyi, inshuti, abavandimwe, abo dukorana, abo tugendana. Nuvuga ngo habanza gukunda Imana, hagakurikiraho no gukunda abantu. Hanyuma muri ariya mategeko ya Mose uko yari 10, ndagira ngo mbibutse ko amategeko 4 ya mbere yabanzaga yaragaragazaga umubano w'Imana n'abantu. Hanyuma amategeko 6 yandi yarakurikiyeho yavugaga umubano hagati y'abantu n'abandi. Bivuga ngo Imana ibyo bintu byose biha agaciro. Ntabwo ushobora kuvuga ko ukunda Imana kandi wanga bagenzi wawe, wanga inshuti zawe, wanga abantu Imana yaremye. Nuvuga ngo urukundo Imana tuyikunda rugaragarira ndetse no mu bantu b'inshuti zacu. Hanyuma Imana yaravuze mu buhanuzi bwa Yesaya ibice 66, yaravuze ngo ngo ijuru ni intebe yanjye. Arangije aravuga ngo ari ku isi ngo ni intebe y'ibirenge byanjye. Arangije Imana irabaza ngo mwanyubakira nzuki, ni hehe mwanyubakira, ni hehe nakwirwa? Hanyuma Imana ikahita iduha n'igisubizo, igavuga ngo umutima ushenjaguritse, umutima woroheje, umutima utigiswa n'ijambo ryanjye, aho ngaho niho mbasha gukwirwa. Bivuga ngo mu mutima woroheje, umutima uciye bugufi, Imana irawishimira kuruta ibitambo byose. Haleluya. Niyo mpamvu hari indirimbo tujya turirimba, sinzi niba yenda abakristo tujya tunazikurikira ngo twumve imbaraga ziba zifite. Hari igihe turirimba ngo ibyo ntunze ni ibyanjye, ngo nanjye ubwanjye ndi uwawe. Ubundi muri make ntago ushobora guha Imana ibyawe nawe ubwawe utarayiha, habanza kuyiha. Iyo uyihaye ntago ushobora gutinyuka kuyima ibyo yaguhaye, kuko ibyo yaduhaye nabyo ni ibyayo, kuko ntago byavuye mu bwenge, ntibyavuye mu mbaraga, ntago byavuye mu mashuri. Imana ibiduha atari uko turi beza, ahubwo ikabiduha kubera ko yo ari nziza. Haleluya. Nigeze gusoma igitabo cyitwa ubuzima bufite intego. Ni igitabo cyanditswe na Warren. Ntekereza ko abantu benshi bakizi. Yavuze intego 5 Imana yari ifite ijya kurema umuntu. Ariko ndagira ngo mvuge ebyiri zibanza kubera ko zifite aho zihuriye n'iri somo turi kwiga. Yaravuze ngo iya mbere ni ugukunda Imana n'umutima wacu wose, n'ubwenge bwacu, n'imbaraga zacu zose. Bivuga ngo iki? Ubundi iyo umuntu akunze Imana n'umutima we n'imibereho ye yose, ubundi ibyo nibyo byitwa kuramya Imana. Njya mbona hari ukuntu tujya tubihindurira inyito, ugasanga hari groupe ishinzwe kuramya, ariko ndagira mbabwire ngo nta bantu runaka bashinzwe gukora uwo murimo gusa. Natwe twese tukwiye kubaho mu buzima buramya Imana. Ntabwo turamya Imana ari uko turi mu rusengero, ntabwo turamya Imana ari uko turi kumwe na bene data, ahubwo ubuzima dukwiye kuba mu bwo ari bwo bwose bukwiye kuba buhamya Imana kandi bukaramya Imana mu mibereho yacu. Hanyuma uwo mwanditsi w'icyo gitabo yongeye haravuga ngo indi ntego ya kabiri y'Imana yari ifite mu buzima bwacu iturema niyo gukunda n'abantu Imana yaremye. Gukunda mugenzi wawe nkawe ubwawe, gukunda mugenzi wawe nk'uko nawe wikunda. Ubundi iryo ubwaryo risobanuye kugira imirimo y'urukundo no mu bapagani, no mu batizera, no mu batwanga, no mu banzi bacu, kuko ubundi umwanzi wawe umwifurije ibyiza,
burya wowe ubuvuye mu mwenda nta yindi remoro ugira, nta kundi kubabara, nta kandi gahinda. Ariko iyo umugiriye neza yarakugiriye nabi, uba weza imbuto Imana igutegerejeho. Uwo ni wo mutima Imana idutegerejeho. Matayo ibice 6:21 Yesu yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo aho ubutunzi bwawe buri ngo ni naho umutima wawe uzaba. Ubundi nubwo turi mu isi ariko twe tugira konte mu ijuru tuveresaho. Imirimo dukorera hano mu isi hari igitabo yandikwamo mu gihugu cyo mu ijuru. Ariko biratangaje kuba ushobora gutegereza imigisha yo mu ijuru kandi utarigeze na rimwe utungayo konte. Bivuga ngo habanza gutungayo konte, hanyuma igihe kikazagera Imana ikakubikuriza. Igina tubikuriza kandi turi hano mu isi, ikaduha umugisha bitewe nuko natwe twabibye mu mirima yera tukiri hano mu isi. Ndagira ngo mbabwire, hari ejo bundi hari ahantu nari ndi kubwiriza, ndagije ndababwira ngo Imana hari abasinyateri yashyizeho hano mu isi badusinyira kuri konte zacu zo mu ijuru. Abakene, abarwayi, Imana yagiye ivuga imigisha duheshwa no kugirira neza abantu nk'abo. Ivuga abapfakazi, ivuga imfubyi, iravuga ngo uzagirira neza bariya nanjye ninjye zajya babikoreye. Ariko ndagira ngo mbaho urugero rw'umuntu waguwe n'icyo kizami. Icyo kizami kiramugonga kandi yari afite byose. Iyo usomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Nuko ibice 18 umurongo wa 18, ntabwo turi buhasome bitewe nuko umwanya dufite atari munini. Birashoboka ko aho muherereye namwe mushobora kubumbura Bibiliya mukabyibonera. Havuga inkuru y'umutunzi. Umutunzi ngo washakaga kwinjira mu bwami bw'Imana, ngo yegera Yesu aramubwira ngo mwigisha mwiza, ngo nkore iki kugira ngo ndagwe ubwami bw'Imana. Yesu aramureba arangije aramwitegereza aramubwira ati niko, ese wigeze usoma amategeko? Ati ntugasambane, urabizi, na ntukibe, ntukice, ese ntubeshyera mugenzi wawe, ese wubaha ababyeyi bawe. Wa mugabo, wa musore w'umutunzi ikintu yakoze yaramubwiye ngo ibyo byose narabyubahirije, ibyo byose narabyirinze, ibyo byose narabyitondeye. Bene data, hari abantu bazi kubahiriza amategeko y'Imana ariko bakibagirwamo kimwe. Ndagira ngo wumve ikintu yibagiwe kandi cyari gikomeye. Niba atarasambanaga, ndatekereza yuko hari abantu benshi bagwa no muri uwo mutego. Ibo ngabo byananiye, ugasanga kubaha ababyeyi be byaranamunaniye. Ariko ndagira ngo babwire ngo uyu musore w'umutunzi yari yarakataje pe. Urebye umuntu wubahaga akubaha ababyeyi, ukareba uyu musore w'umutunzi, ukareba ubu buryo atigera gasambana, uburyo atibaga, uburyo atigeze yica, uburyo atigeze agiriye ishyari bagenzi be. Mu by'ukuri uyu muntu uwamurebaga yari kuvuga ko ari umukristo mwiza, yari kuvuga yuko ubwami bw'Imana afite azajyayo, yari kuvuga yuko ari umugenzi ujya mu ijuru. Ariko ndagira ngo wumve ikintu cyamubayeho gikomeye. Yesu yaramubwiye ngo ubwo ibyo byose wabyubahirije, ubuzeho kimwe cyonyine, genda ufate ubutunzi. Rya jambo rikomeye. Ndagira ngo mbabwire ngo uyu ni umushibuka uri kugusha abana b'Imana benshi. Ntago bazi yuko Imana itunyuzamo ubutunzi, ntago iduha ubutunzi. Ntago Imana iduha amafaranga, itunyuzamo amafaranga kugira ngo natwe tugirire umumaro abandi. Uko natwe yatugiriye neza, tuba ariko turekonesa natwe iyo neza Imana yatugiriye, hanyuma natwe tuyiture mu bo yaremye. Icyo ni Imana ibidutegerejeho. Hanyuma ngo Yesu aramubwira ngo fata noneho ibyo ngibyo byose utunze, ibyo twita impamba y'urugendo, ibyo twita ibyakabaye kuba bihesha Imana icyubahiro, kuko Imana nikiba yarabiduhereye. Noneho ngaramubwira ngo fata ibyo byose utunze, ngo ugende ubigure ubihereza abakene. Ijambo ryambabaje cyane kuruta yandi. Uzi ko ngo umusore w'umutunzi ngo yagiye ababaye ngagahinda karamwica. Bibiliya ibisobanura neza, ikavuga ngo icyatumye ababara ngo nuko yari umutunzi. Ibyo abandi babuze, ibyo abandi baririra, wowe noneho bikubereye intambamyi yo kubona ubwami bw'Imana. Ndagira ngo mbabwire ngo n'umugisha tuba dusengera dusaba Imana, tuba dukwiye no kubanza gusaba imbaraga zo kuzabasha kuwurinda, kugira ngo utazatubera ikigusha, utazatuma tutinjira mu bwami bw'Imana. Ngo arangije arikubura ababaye, arigendera, aravuga ati ubwijuru ndarisezeye. Reka mbabwire bene data, nubwo wakunda Imana ute, nubwo wayikorera ibimeze bite, nubwo waririmba ibingana bite, icyaba kibabaje no kuririmba ibyo Imana itakubonamo. Dukwiye kubaho mu buzima buhamya indangagaciro zacu nk'abakristo. Haleluya. Ndagira ngo nyuma y'urwo rugero twongere dufatire urugero rw'ifatizo, kandi uyu muntu nzamugarukaho cyane muri iyi minsi 3.
ndagira ngo turebere hamwe urugero rw'umuntu muri Bibiliya koko wakunze Imana yarangiza agakunda n'abantu. Twamusomye uyu musore witwa Yosefu, abantu benshi baramuzi, bazi imibereho ye, bazi ubuzima yarabayemo, bazi uburyo yanzwe na bene se, uburyo yagurishijwe, uburyo yajugunywe mu mwobo. Kandi Bibiliya ikanatubwira neza ko mu myaka afite imyaka 17 nibwo yatangiye kwitandukanya n'ibibi, yitandukanya n'ababi. Zaburi ya mbere abayisoma barayizi, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Yarangiza akabona bene se, akabona ibyo bakoraga, akabona amafuti bakoraga baragiye intama, ngo arangije ngo aravuga ati, ngo agataha akavuga ati ngiye nitandukanyije nabo, nubwo bacukuye imyumbati, nubwo bonesheje, nubwo bakoze biriya byose, ariko ngiye ntago narindi kumwe nabo. Ndagira ngo nkubwire bene data, uko waba umeze kose ukwiye gukiranukira mu buzima bwose urimo. Yosefu ngo icyaje kumubaho, ntago ndi buvuge byinshi byabanje, ndagira ngo nsimbuke ngere ku byaje kumubaho ubwo noneho yarageze kwa Potifari. Niho ikizami cya mbere yaragiye kugikora. Ndagira ngo nkubwire bene data, ibintu twagiye twiga igihe kizagera tubikorere n'ikizami. Twize byinshi, twabwirijwe byinshi, tuzi iby'Imana yanga, tuzi iby'Imana idushakaho. Ntago ijambo riba rikwiye imbaraga duhora dusenga dusaba Imana, ntago ari zo kugira ngo yenda tuzikoreshe ibindi by'ibyifuzo byacu, ahubwo nizo gukomera ku munsi mubi, nizo guhangana mu gihe tugeze kuri teste ikeneye yuko tugaragaza ubukristo koko nyakuri buri muri twebwe. Maze ngo agere rero kwa Potifari, hari ikintu nakunze cyane, ngo ukuboko kwiza kwari kumwe nawe. Ndagira mbabwire ubuzima bwose wabamo, igifite agaciro nuko ukuboko kwiza kw'Imana kuba kuri kumwe nawe, haba mu bukene, haba mu kugeragezwa, haba mu kwibagirwa, haba mu kugambanirwa, haba mu kwangwa. Ngo arangije ngo ikintu cyaje kuba, ngo muka Potifari ngaramwegera aramubwira ngo musore mwiza, nabonye ufite ukuboko kwiza, n'umugabo wanjye arabivuga, avuga yuko kuva wagera muri uru rugo ateye imbere, icyo ukoze cyose kiba cyiza, ariko nanjye nkeneye ko nkoraho. Hari igihe Satani agusakuza igisakuzo, kandi ntago umubwira ngo ntago wabimenye, ukeneye kugira ngo widefande, kandi widefandishije ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu Yesu nawe igihe yageragezwaga na Satani amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, yari ari mu mbaraga z'Imana, ngo yari amaze kuzura umwuka wera, igihe yari amaze kubatizwa. Ndagira mbabwire ngo Satani nawe ajya amenya igihe atayiminga, akamenya yuko tunaniwe, akamenya yuko ari igihe cyo kudutera. Ariko ikibazo, Satani si umuhanga, ahubwo nitwe baswa, nitwebwe tutabera amaso ubugingo bwacu. Ngo arangije ngo Satani araza aramwegera, ngo aramubwira ngo ndabizi urashonje, umaze iminsi 40 n'amajoro 40 utarya, yega imbaraga z'umutima urazifite, ariko imbaraga z'umubiri ntazo. Ati kubw'ibyo rero fata iribuye urihindura umutsima nurangiza urya. Ntago Yesu yigeze amubwira ngo sinshonje, ntago yigeze amubwira ngo nta biryo nshaka. Ntago icyo cyari icyo gisubizo. Uburyo bwiza bwo kurwanya Satani tumurwanya dukoresheje ijambo ry'Imana. Ibyavuzwe n'Imana igihindisha umushyitsi Satani, gituma ahunga. Aragira amubwira ngo handitswe ngo. Ndagira ngubwire mwene data nawe ukuriki, niba ushaka kugira umutima Imana ishaka, banza wibike ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana urigendane, ijambo ry'Imana urimemorize, urigendane mu mutwe, kuko igihe cyose Satani azakwataka ntabwo uzamubwira yuko utigeze ubimenya, ukeneye kumutsindisha ijambo ry'Imana. Hari ibintu ndi gutegurira ijambo, hari ibintu natekereje, ndavugana ariko uyu muhungu witwa Yosefu nubundi niya nasamba, yari afite impamvu nyinshi zashobora gutuma kiriya cyaha gikora. Icyambere, yari kure y'itorero, yari ari muri Egiputa, yari ari mu mahanga. Birashoboka yuko nta mupasiteri, nta mutambyi, nta muhanuzi, nta wamurebaga, yari kure y'ababyeyi. Iyo urebye ibi bihe tumazemo igihe, ukareba bene data twakoranaga uyu murimo baguye, kubera yuko insengero zifunze iminsi mikeya, kubera yuko bagiye kure y'urusengero gatoya. Abantu benshi barongeye bisubirira mu byo bari barahoze, ibyo bari bararetse barongera babisubiramo. Ariko Yosefu nubwo yari kure y'itorero, nubwo yari kure, ntago yigeze atinyuka akavuga ngo ibi bintu reka mbikore. Kabiri, ntago yari iruhande rw'ababyeyi, ntago yari iruhande rw'umuryango. Hari abantu bazi kwibombarika kubera yuko abantu babazi babareba, kavuga ngo ntago nakora iki ngiki kugira ngo ntazavugwa nabi ku musozi. Ndagira ngubwire ngo nta n'uwari umuzi kubera ko yari ari mu mahanga, nabwo ntiyabikora.
impamvu yindi ya gatatu, birashoboka yuko muka Potifari koko yari mwiza. Urumva umugore waje agakuramo imyenda, ndagira ngo nkubaze ngo iki kizama abantu bagitsinda n'abantu bari mu mwuka w'Imana bonyine, n'abantu bibitseho ijambo ry'Imana, n'abantu bazi icyo barwanira. Ndagira ngo wumve ibintu bitatu uburyo yasubije. Yabwiye muka Potifari, aramubwira ngo aha ngaha ndi muri uru rugo rwa databuja, yampaye umugisha, nanjye ubwanjye namuboneyeho umugisha, yandaze ibyo yaratunze byose mba umuyobozi wabyo, icyo nkozeho nanjye cyose kiba cyiza. Atariko mu byo yakoze byose yampaye byose, ariko ntago yakumpaye icyo bita gukunda mugenzi wawe. Ngirya iryo tegeko aho yahise arusohoreza, aravuga ngo natinyukane kwitura Potifari yarangiriye neza, nkamwitura gufata umugore we tukaryamana. Aravuga ngo ntibikabe. Uko ni ugukunda mugenzi wawe. Ukunze mugenzi wawe niho wamuhemukira, ntago wakora icyaha, ntago wamusenyera, ntago wamwiba, ntago wamugambanira. Uko niko gukunda, niki Imana ibidutegerejeho. Ariko nibyo bwabyo ntago byari bihagije, yongeyeho ijambo rikomeye, aravuga ngo natinyukane gukora icyaha mu maso y'Imana. Imana inde? Je nibaza abantu bakora ibintu bimwe na bimwe bidafite gahunda, bidafite umumaro, ibintu bisebetse mu maso y'Imana no mu maso y'abantu. Ukibaza amaso y'abantu nubwo atakureba, ariko y'Imana arakureba, no mu mwijima Imana ibikureba. Iki cyaha impamvu kinakomera, Bibiliya igenda ikivugaho cyitwa ubusambanyi. Ntago ari cyo nagambiriye kwiyigisha, ariko impamvu mbikurije kuri iyi nkuru ya Yosefu. Yosefu iyo aramuka kubasambanya, ubundi gusambana na adoration abantu ntago babizi, kandi Imana niyo yonyine yemeye gufata ibice bitatu bigize umuntu: umwuka, umubiri n'ubugingo. Iyo umuntu asambanye abakoze adoration, donc ari kuramya ibintu bitari bikwiye, kubera ko usambanisha umubiri ugashenjagurika, umubiri ukangirika, kubera ko turi insengero za Kristo. Kabiri, umwuka wera itacaho iyo wakoze icyo cyaha. Gatatu, n'ubugingo buzarimbuka. Ngibi ibintu byatumaga atatinyuka ngo avuge ngo ibi bintu ntinyuke mbikore, nuko yarazi icyo ari cyo. Ariko nkibaza, nubwo hari mu isezerano rya kera, uyu mwana Yosefu koko iri tegeko risumba yandi yari yararibwiwe n'iki? Ariko iyo uri mu mwuka w'Imana, iyo ugendana n'Imana, ifite ukuboko kwiza, Imana iguhishurira igikwiye. Iyo bikomeye, Imana ibiri kumwe nawe. Haleluya. Ndagira ngo twinjira mu mwanya wo gusoza mu kanya kagiye kuza, turebe urugero rw'undi muntu. Nashatse gukoresha ingero ebyiri kuri Yosefu, uburyo yabashije guhagarara agakunda Imana ariko agakunda n'abantu, akabisohoza byose icyarimwe. Mbere kundi muntu witwa Yona, inkuru za Yona turazizi. Imana imuhagurutse iramubwira ngo haguruka ugende uburira abantu banje bari i Nineve. Ni muri Babuloni ya kera. Bari abantu nibo bari baragiye bafata Ubuyuda babutwaraho iminyago, babashyira mu munyago, bari barabahemukiye mu by'ukuri. Ariko Yona nubwo yari umuhanuzi, ndagira ngo ubwire ngo Imana ntago iha agaciro icyo ukora, ahubwo iha agaciro icyo uyimariye. Niba Imana igutumye ntugende, amazina yose idini ryakwita ntacyo amaze. Imana ikeneye yuko uyumvira, uwibaho mu buzima bwo kuyumvira. Imana ibwira Yona, iramubwira ngo rero uri umukozi wanjye, uri umuhanuzi. Noneho rero genda uhanurire i Nineve, ubabwire ibigiye kubabaho nyuma y'iminsi 40, yuko ibyaha byabo mbibona, kandi nibatihana nzaza mparimbure. Yona arangije ikintu yakoze, yaravuze ati bajya babona nabo ibyago bikabageraho. Twari twarababuze, ahubwo tugize amahirwe Imana nabo yabagirira nabi, bakumva uburyo natwe badukize mu munyage, bakumva uburyo natwe badukuye mu gihugu cyacu bakatuzana gupfira ahangaha. Aravuga ati sinjyayo. Ikintu yakoze ngo aho kugira ngo ajye i Nineve, ngo yaragiye akwepera itarushishe. Iyo ni inkuru muzi yose, ntago ndi buyivugeho cyane. Ariko ngo agere mu bwato, ngo arisinzirira. Mwene data, igihe cyose uzaburaho Imana itagukeneye, ikizakubaho cyose uzirengera. Ahubwo ikibazo nuko hari abantu banze kubaho Imana ibashaka, bakaba bari guteza n'imuhengeri abo babana, abo bagendana, abo bakorana, kubera kwanga kumvira Imana. Imana ikeneye yuko tugira umutima idushakaho, kandi umutima idushakaho ni uguca bugufi, ni ukuyumvira, ni ukugendana nayo. Icyo nicyo kintu cy'ibanze Imana idutegerejeho. Naho ibyo wakora byose ntacyo bimaze mu maso y'Imana. Yona ngo arakwepa, muzi buryo umuhengeri wabasanze mu bwato, ngo bagafata ibyo bari bafite byose bakajugunya mu mazi, ariko ngo baza gusanga hari umusore ngo wisinziriye.
iyo umuntu atakiraho Imana imushaka, ibitotsi biramufata. Ntago aba kibereye maso ubugingo bwe, ntaba kibereye maso ubuzima bw'umuryango we, ntago abazi umugambi w'Imana ku buzima bwe, kubera ko aba yavuye mu bushake bw'Imana agatangira kwirwanirira. Ntago aba kiyoborwa n'umwuka, ahubwo aba yatangiye kuyoborwa n'amarangamutima ye. Yona azana amarangamutima mu murimo w'Imana, ngarakwepa. Imana imusangayo. Uko byaje kugenda ngo yaje kwisabira igihano. Ubu hari abantu bari mu bihano baba barisabiye kubera kwanga kumvira Imana. Aba ngo nimumfate ngo munjugunye mu nyanja, ngo nicyo cyonyine cyanshobora. Namwe munyumvire. Ngo baramufata baramuhambira ngo bamujugunya mu nyanja, ngo ageze Imana iti tegeko urufi, iramubwira ngo warufi we genda umumire. Jya ntangarira Imana uburyo Imana igitwigisha. Itekereza kuba Yona yaraguye mu mazi, ifi ntimukanja kanje, ahubwo akajya gukorera ikosi mu nda y'urufi. Ngo agezemo ngo asubize ubwenge ku gihe, ngo arasenga aratura arihana, aravuga ngo Mana noneho nemeye kukumvira. Ngo nyuma y'iminsi 3 ngo urufi rurongera rumuruka umusozi. Noneho ngo afata Bibiliya aravuga ati reka noneho ngiye kuvuga ubutumwa Imana yampaye. Ngo aragenda ajya Nineve, ngo arababurira aravuga ngo nimutihana nyuma y'iminsi 40 hagiye kuba kaga kuri mwebwe, nimuve mu byaha. Icyantangaje ngo n'umwami w'Nineve nawe ngo yaciye bugufi, ngo yambara ibigunira, ngo arasenga, ngo ategeka igihugu n'abaturage bose kwihana, ngo bose bagaca bugufi bakaka imbabazi z'Imana. Uzi umusaruro wavuyemo? Ngo nuko abaturage bose ngo Imana yabagiriye impuhwe, ngiravuga ngo yibuza ngo kubagirira inabi ngo yari yagambiriye, ngo maze ngo Imana irisubira. Umva Yona rero, nubwo yari yakoze ryakose, nubwo yari yumviye Imana akajya kuvuga ubutumwa, yari atarakunda bagenzi be, yari atarakunda abantu Imana yaremye. Ngo amare kubona Imana ikuyeho ibihano, nabwi arababara. Ikibazo kiravuka. Ati nari mbizi, nagukwepaga mbizi, ati nari mbizi kugira imbabazi, nari nzi kutajyugirira n'aba, ati nari nzi ko n'ubundi uzabagirira impuhwe, niyo mpamvu nakwepaga. Imana iramubwira ati ariko ngo ishyiraho uruyuzi, ngo kubera ku buryo ngo yari ari kwisabira igihano cyo gupfa, ngo yumva akwiye gupfa. Ibaze kumva yuko ukwiye gupfa kubera yuko bagenzi bawe babayeho, kubera yuko bagenzi bawe batarimbutse. Bene data, niba hari ikibazo gikomeye dufite ubu ngubu mwitorero ry'iki gihe, mu bakristo b'iki gihe, ntabwo tujya twibuka inshingano Imana yaduhaye iruta izindi. Yesu ajya gusubira mu ijuru, yavuze ngo nimugende ngo mu mahanga yose, ngo mwigishe abantu, mubahindure kuba abigishwa banyu, abazemera muzababatize. Ariko umuntu akora mu kazi, akaba ari mu kazi, akaba nta nkuru nziza ashobora kubwira umuturanyi we, akaba muri karitsiye abantu batazi yuko akijijwe. Uko nguko no kwikunda. Wowe wamenye inkuru nziza ariko ntushaka kuyisangiza abandi. Ezekiel 3:18 ngiye gusoza. Ezekiel 3:18 ijambo ry'Imana riravuga ngo nimbwira umunyabyaha yuko gupfa azapfa, ariko wowe ntugende ngo umuburire, ngo umubwire yuko ibyo byaha byazabirimbukiramo, uwo munyabyaha akazarinda apfa utaramubwiye, ni wowe nzabaza amaraso ye. Atariko nuhaguruka ukagenda ukamuburira akanga kumva, icyo gihe uzaba ukijije ubugingo bwawe, ariko wowe azarimbuka. Bene data, imwe mu nshingano Imana idutegerejeho hano mu isi ni ukuburira abanyabyaha, ni ukubwira abandi. Nubwo hari abajya babifata nabi bakumva yuko ni iterabwoba turababwira, ariko reka mbabwire nta kintu cyanditswe muri Bibiliya Imana yavuze itazakora. Dukwiye kumvira Imana, kubera yuko iyo udasenze mu maguru mashya, ibigusengesha byo biza mu nzira yawe. Kandi Imana iyo yakubuze ihamagara ibyo wahugiyeho ukazaza uyikurikiye. Igikwiriye rero ni ukwishyira Imana, kuko iyo ije kukwishakira ntaho uyikwepera. Ndagira ngo mu kanya gato twinjire mu mwanya wo gusenga, ariko nawe witekerezeho. Wowe mu by'ukuri umutima wawe uguhamiriza ko ukunda Imana? Ese nawe ubwawe iyo wirebye usanga nta bantu wanze kubabarira? Dufite abantu benshi banze gutanga imbabazi. Icyatumye Nyamutunzi yarapfuye naraza aragapfa, ariko destination zikaba ahantu hatandukanye. Nuko Nyamutunzi ngo yari yarabayeho mu buzima bwo mu isi adamaraye. Abantu benshi baradamaraye. Hari abantu bazi yuko ari bo bonyine, hari abantu bahora basenga amasengesho yigarukaho, Mana mpa, Mana ngirira gutya, ngiye nyine akaba yumva ko ibintu ari we wabivunikiye. Bene data, dukwiye kubura amaso uko dukunda Imana, turebe n'abaturanyi, turebe n'inshuti zacu, turebe abo twasize mu byaha. We wamenye inkuru nziza yuko Yesu atanga amahoro, yuko Yesu ari byose kumufite,
ariko iyo nkuru ntushaka kuyitangaza. Kunda Imana ariko kunda n'abantu bayo. Haleluya. Iki nicyo Imana yaturemeye. Iyo ni intego yo kubuzima, buri wese akwiye guhindura intego y'ubuzima bwe. Wowe ugenda ute? Ubana ute n'Imana? Uyivuga ute? Uyihamya ute? Ntabwo Imana yita ku nzira urimo, ahubwo yita ku nzira zikurimo. Zaburi ya 84 iravuga ngo hahirwa abagufitemo imbaraga, ngo hahirwa abafite mu mitima yabo ngo inzira z'igisiyoni, ngo iyo banyuze mu gikombe cyitwa baka ngo bagihindura ahantu h'amasoko. Naratangaye, ntago bagera mu gikombe ngo gihinduke, ahubwo iyo bakigezemo, nubwo cyaba ari kibi, nubwo cyaba kirimo ibigeragezo, nubwo cyaba nta mahoro, nubwo cyaba kirimo ubukene, ngo nibo bagihindura ahantu h'amasoko. None wowe inzira zikurimo nizihe? Mwene data, uri mu Rwanda, uri hanze, tekereza mu mutima wawe haracyarimo inzira z'igisiyoni. Imana iracyagutangira ubuhamya kuyikunda, ubuzima ubayemo. Ese abaturanyi bawe bagutangira ubuhamya kuri umukristo? Ufite ayahe mazina? Ndagira ngo buri muntu wese atekereze, huza ubuzima bwawe, huza umwirondoro wawe n'ifoto, kuko abantu benshi bagira amafoto ariko adahura n'imyirondoro yabo. None kandi niba utsinzwe n'ijambo ry'Imana, ukaba wumvise Imana ivuganye nawe, iki nicyo gihe wongera uvuga uti Imana, nkeneye ko wongera ukampa umutima mushya, nkeneye yuko umpe umutima wanjye umutima ukunyuze, ugakwirwamo, ukaza ukabana nanjye, ukagendana nanjye no mu bibazo. Imana ibiri kumwe natwe. Ntago Yesu ajya dusiga, nubwo abantu bakuvaho, ariko Yesu arakomeza akagumana nawe. Ariko ikimuraje inshinga ni ukumenya inzira zikurimo, mu nzira zawe. Niba Imana ipima intekerezo, igapima inzira ziri mu mutima, mu mutima wawe harya inzira z'igisiyoni ziracyarimo? Itekerezeho mu mutima wawe. Kandi niba wumva hari ibyo utakoze neza, ntabwo Imana izatuba duhora gusa ibyaha twakoze, izanaduhora n'ibyo yatubujije tukanga kubikora. Uko twanze kumvira ijwi ryayo, uko twumva ijambo ryayo ariko ntirihindura imibereho yacu, ibyo byose Imana izabiha agaciro. Reka duce bugufi dusenga Imana. Data, turagushimiye, ijambo ryawe ni ukuri. Kuva kera bakwiringiraga bari bari mu mahoro, natwe tugufite ntabwo twifuza undi murengezi. Uvuganye natwe, byari mu muteguro wawe. Ukeneye yuko tugira imitima mishya, tukagira imitima wishimira, kubera ko mu mitima yacu tujya tubikamo byinshi bidatunganye. Harimo inzangano, harimo kwifuza kubi, harimo kugambana, harimo ubuhemu, harimo inzika, harimo kutababarira. Ibyo ngibyo nabyo tujya tubibika mu mitima yacu. Ariko Data, igifite agaciro nuko twakubura ibyo byose bidutandukanya n'ubwiza bwawe. Nyemerera rero ntitukabingumbaza amatwi, ukuvugana natwe buri wese ajye yigenzura, amenye yuko Data ijambo ryawe ritajya rimanukira ubusa, ahubwo riba rifite icyo ritumye kuri buri wese. Ngaho vugana na buri wese, ari umubyeyi wavuye mu byizerwa, ari umugabo wavuye mu masezerano, ari abasore n'inkumi batakiri mu byo Mana wabahamagariye, batakiri aho Mana ukibategerejeho. Nyemerera buri wese uganire nawe, uciye bugufi umuhereza imbaraga, ibyamutsinze ntibikongere kumutsinda. Kandi iki gihe cyose kibi cyo guhinduka rwose, dukura ibishimwa mu bigawa kugira ngo tube nk'akanwa kawe. Uvuganye natwe rero, reka njyewe umugaragu wawe ukomeze nanjye kunyuzuza, kandi uganire n'imitima ya buri wese, kuko njye hari navuga bike, ariko nyemere ukomeze ubiherekeze mu mitima yabo. Mana, uciye bugufi kugira ngo Mana ukomeze kumwongereramo imbaraga. Turagushimiye kubyumvise, komeza kubana natwe, uhereze umugisha buri wese wabaye muri iri teraniro, kandi natwe twese utugirire neza, uhaze kwifuza kwa buri wese, uwaguhungiyeho ntatahata kubonye. Komeza kubana natwe Mana, icyubahiro gikomeze kuba icyawe Data none n'iteka ryose. Amen. Imana ibaha umugisha na hejo. Yesu amuhereza umugisha mwene Data. Amategeko nabiri kandi biri muri mu magambo turimo turaganira n'ubundi muri iki cyumweru, n'ubundi cyatangiye itariki 9 kizageza ku itariki 15. N'amagambo ugomba gusengera. Amategeko nabiri kandi iyo uryishe rimwe kugira ngo ubone ubwami bw'Imana ntibyashoboka. Ukundishe Imana umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose. Iyo ni rimwe, ni Yesu bivuze, kandi Yesu niwe nyir'ubwami. Urumva rero niba ari we nyir'ubwami akaba gusaba kubikora gutyo, ntubikore gutyo, ubwo ntuzagerayo. Ariko haracyariho ibyiringiro, kuko dushobozwa byose na Kristo uduhereza imbaraga. Tegeko rya kabiri ni ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ni ukubikora kuri urwo rwego kubera ko ni Yesu wabivuze. Hanyuma ibyo Yesu atubwiye gukora
tugomba kubishira mu bikorwa, tugomba kubisohoza kugira ngo tuzabane nawe mu bwami bwo mu ijuru. We rero yari wabikoze, kandi ntabwo we rero yakoze n'ibirenze gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. We yakoze ibirenze ibyo arimo kudusaba. We yiyambuye icyubahiro cye, ahubwo yisiga ubusa, yambara akamero k'umugaragu w'imbata. Hanyuma biramanuka ngo apfa urupfu rubi kandi rubi rwo kumusaraba. Ikindi, urupfu rwapfaga ibivume. Yemeye kubika ivumbi, kuba imbata, kuba umugaragu ukaba imbata, none ukabana munsi y'imbata ukabana ikivumbi. We yakoze ibintu bikomeye, yaradukunze cyane, yemera kubika ivumbi. We rero aragusaba gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Urumva ko ibyo yakoze nibyo biremereye kurita ibyo agusaba. Mwene datemane mumugisha azakomeza ejo, ariko nayo magambo abiri arimo wamukunze kuri urwo rwego, urumva ibintu byinaha ntiwabyitaho. Hanyuma rero Yesu aguha umugisha, Yesu akugirire neza. Wowe twari turi kumwe, Yesu agushoboze kumukunda n'umutima wose. Hanyuma urebe mugenzi wawe, urebe iruhande rwawe. Mwebwe muri mu isoko, urebe mugenzi wawe iri iruhande rwawe. Mwebwe muri biro, reba mugenzi wawe. Wawe undi muturanye, reba mugenzi wawe. Reba mugenzi wawe. Hari amagambo Yesu yavuze, aravuga ngo nari nshonje mugira mute, murangaburira, nari imfunzwe muransura, nari nambaye ubusa mumereza ibyo kwambara. Ibyo byose birebe, kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ni wambara abandi bambaye ubusa nturabigeraho. Nurya umufuka w'umuceri ukawurangiza, uri iruhande rwawe utamuhaye nturabigeraho. Musore aravuga ngo ahonga mu maso, niko ahandi handitse ngo ahonga mu maso, ngo abona ngo si ikintu ngo yakora, kuko Yesu yaramubwiye ngo hasigaye kimwe gusa. Ariko ngo akimubwiye ngo gurisha hanyuma usangire n'abakene, biramunanira. N'ukuri biramunanira, kandi ubwo yaravuye imbere y'Imana n'ubundi bimunaniye. Ariko ntibikunanire, harecyariho imbaraga zituruka mu maraso ya Yesu yadusengeye. Imana igushoboze muri byose mu izina rya Yesu. Reka dusengere abarwayi, dusengere n'abandi bafite ibyifuzo, hanyuma namwe Imana ibagirire neza. Ibibuke turi imbere y'Imana, turi mu masengesho muri ADPR, turimo turasenga ngo Imana iduhe ububyutse, turimo turasenga ngo Imana iduhe ibihe byiza, turimo turasenga ngo ibyifuzo n'ibibazo biturimo Imana ibikore. Niko yatubwiye ngo tuyikoreze amaganya yacu kuko yita kuri twebwe. Kwiganyira sibyo, kwivovota sibyo, ahubwo kuyikoreza amaganya byo biremewe. Mana yacu turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye ko wabanye natwe muri iterano, tugushimiye ijambo ryiza umaze kuduha, kandi wakoresheje umugaragu wawe umuha umugisha. Bene data bateranye ubahereza umugisha. Dusengeye bene data n'abashiki bacu bafite ibyifuzo binyuranye, hari abarwayi, hari abari mu madeni, hari abari mu ntambara, hari abari mu ngorane, ariko muri aya masaha bakaba bifuje gufatanya natwe kugira ngo tugusabe. Kuboko kwawe ni kurekure, kuboko kwawe kuracyakora imirimo n'ibitangaza. Wowe wabanye na Daniel mu rwobo rw'intare, ntabwo wananirwa kubana na mushiki wanjye, ntiwananirwa kubana na mwene data urushye uremerewe. Abari mu ngorane, abari mu bibazo, abari mu Rwanda n'abari mu mahanga, ubatabare, ubarengere, ubarambure ikiganza cyawe gikora imirimo n'ibitangaza, hanyuma ureme amashimwe mu mitima yabo, nabo bazagushime. Icyubahiro ni kibi cyawe, urengere bene data n'abashiki bacu, urengere itorero ryawe. Turimo turasenga kugira ngo uzane ububyutse, kugira ngo uzane ibihe byiza, urengere itorero ryawe mu Rwanda, urengere itorero ryawe ku isi, ibihugu byacu bihu umugisha, igihugu cyacu ukirengere, ugihereze umugisha, imiryango n'ingo zacu ubitabare mu izina rya Yesu. Kuboko kwawe kwiza kubane natwe na bene data bose mu izina rya Yesu, amen. Yesu abaho umugisha. Reka tubahe amatangazo. Itangazo rya mbere nuko dukomeje ejo isaa 6:15 turaba dutangiye, mwene data arakomeza. Hanyuma ikindi nuko umurimo w'Imana uracyakomeje, turacyakorera Imana, dutanga amaturo, dutanga n'icyacumi. Reka badufashe uburyo dukorera Imana. Ziriya ni konte dukoresha konte ya BK, dukoresha banki ya Populaire, hanyuma tugatanga icyacumi n'amaturo na Momo Pay code n'iriya, tugatanga icyacumi n'amaturo n'amashimwe bikurikije cyangwa se bingana n'uburyo Imana igende tugirira neza. Dusangira n'abakene, hanyuma dukoresha iriya code, hanyuma nabwo Imana ibahimigisha. Turacyakomeje gutanga imisanzu y'inyubako. Kubw'umwihariko hano Nyarugenge turimo turubaka urusengero rwiza runini. Hanyuma umusanzu wawe urakenewe. Uko Imana yagushoboza wakorera Imana ukazana umusanzu w'inyubako. Yesu nabiteho, Yesu nabagirire neza. Turashoje na hejo, ubuntu bw'Imana n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane natwe twese uhereye none ukageza iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Uwiteka abaho umugisha mu izina rya Yesu.